kumukunda. Shimiye Imana kubw'umuvandimwe wanjye Robina, numiwe rwose. Haguruka tugushimireho nawe. Nshimiye Imana kari muri worship team, bagenzwe n'ubuntu bugeratse ku bundi. Wibare gutura ryabega n'ubikigwari kwaza ugakorera Imana, iyicarire mu cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Umugabo yitwa Pastor Gakwaya William. Saa 9 yansengeye mu materaniro, aransengeye. Urwo ni urukundo. Iteraniro ryose ryatubwiye ngo tubaramutse mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nazanye n'abana banje dukorana umurimo w'Imana Karangazi. N'abana beza ni bose nk'uko mwicaye aha, nago nakazanye itorero ariko babishakaga. Ariko muri abo hari abahagarariye abandi, reka bahagarare mu byivahiro byabo. Harimo abagabo, harimo abagore, bahagarare mubanshimireho cyane. Hari n'undi wicaye inyuma murumba, niba hari nawe nahagarare mu mushimira hari. Ni umugabo munini uwo mureba, mumukomere mu mashyi cyane. Uwo mugabo ni ushinzwe iterambere ry'itorero, ni uri kurikirana. Mumurebe uko angana, mumushimirireho. Iyicarire mwana wanjye, ndagukunda, nzahora mbikubwira. Uyu ni umuyobozi w'abagabo, wa paruwasi mu bagabo, uyoboye abagabo kuri paruwasi, nawe ni mumushimirireho. Uyu ni umunyakomite barafatanyije. Uyu yitwa Kagabo Fred, uyu yitwa Rwamahinja nawe Fred, nawe ni mumushimira, hari muri komite imwe y'abagabo. Uyu ni kidederi wanje Joyce, mumukomereho mu mashyi nawe mumushimire. Uyu ni Pastor Joyce, ni umuvandimwe mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bw'umubiri, nawe ni mumushimireho. Mushimireho akadorari kanje hano kari hano, karamya Imana, gakunda Imana, ngone mumushimireho nawe. Faisi, mushimireho umuvandimwe wanjye ari n'umukozi w'Imana mu by'amasuku byose hari ku rusengero, nusanga hari akahindutse n'uyu mugore Jeni Kayumba, mumushimireho. Nazanye abantu b'umumaro. Mfite umukobwa wanjye rero ugira iwabo, vayo hano, ari inyuma y'abandi, niyigireho hano mumurebe. Uyu ni umugore wubatse, ariko ni umukobwa ndamubatuye, nawe ndamuvugaho. We n'umugabo we barambwiye ngo uzajya ushaka kujya hose tuzajya tugutwara. Uyu ni wuzanye n'imodoka ye. Uriya nawe azanye abandi murumba, bazanye umushumba wabo neza kubw'urukundo, mumushimirireho rero. Ni umu worship team. Nawe ubu tuvuye iwacu dushoje bagiye mu ijambo, twebwe saa 3 nibwo bakira, ariko naha murabikora neza, giye mwanguye neza. Abantu banje rero mwababonye, biyicarire mu cyubahiro cy'Imana. Mwirondoro se sinkuvuze ko kushize mu gaciro. Umurenda se ntarabyaye, mwoka byaramwe ndanabyaye, mfite abahungu, mfite umukobwa umwe n'abahungu 4. Nabyo mwabishimiraho Imana. Ndi umugore wabyaye. Ndi umugore wakiriwe rero n'itorero, ariko bivuye mu buyobozi bukuru hano. Mureke mukomera babashumba amashyi banyakiriye hano. Shimiye mushumba w'itorero na madamu we na komite, mbikuye ku ndiba y'umutima. Pastor, mbikuye ku mutima. Agatuti siko umuntu wese akabona. Agatuti ari abantu baryamye bakaririra, barabuze inzira zako bitewe n'impamvu runaka, ariko yubonye Imana iguhaye umwanya wo kuyivugira, bari amahirwe. Muyimere icyubahiro. Abantu insengero zirafunze, babuza ubo kuntu runda inama zose ngo bazibwire. Nubonye arabona aho 2 3, ariko reka tubwire abantu ngo sore, haracyari Imana iracyakora imirimo yayo. Imana iracyari mu kazi, niba ngibi irabizi, n'iki gihe irakizi. Ndenda kubwira mugezo ngo humura, nibitari Imana igiye kubikora cyane.
rero ndashimira muri ubwo buryo mwunyakiriyemo, nanjye reka nakire data wo mu ijuru. Mana data, uyu mwanya ni uwawe, nguhaye icyubahiro mbikuye ku ndiba y'umutima. Naba ari jye uyu mwanya ni uwawe, nanjye ngewe ngiye kunyuzamo ibyuma, simbe jyenyine, sinishyiramo ijambo ryanjye, naje ari wowe warishyizemo, ubivuga uko ubishaka, nanjye ndabikwemereye kubikora uko uri bubime, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mbaha agashya rero, Umwuka Wera yamaye ijambo ryiza, jyewe kuri rye ryanryoheye. Bwira mugeza ngo nawe Imana ireba rikuryohere. Ngiye kuvuga ku mbaraga z'urukundo, imbaraga z'urukundo. Ariko mwari muzi ko ni urukundo rugira imbaraga? Ni bande babyemera ko rugira imbaraga? Urukundo rugira imbaraga, dufite imbaraga. Haleluya. Ndabanza amaho ingingo, hanyuma tuza gusoma, nsobanure nasubira inyuma. Ngiye kubaha ibyanditswe byera, ariko mbanjije umutwe w'ijambo ni uko Umwuka Wera yawumaye. Imbaraga z'iki? Z'urukundo. Turasoma mu Abakorino ba mbere, ubundi niho hagaragaza, Paulo yagaragaje neza urukundo urwo ari rwo, ararusobanura pe mu buryo bwiza. Ni 13 murahazi, ariko noneho turahasoma aho turi buhasome 13, ariko uwa 13 niwa turi buhendereho, turi busorezeho. Turongera dusome na 3 Yohana 3:16. Niho vuga ngo niho ruzingiye urwo rukundo, nirwo zingiro ryose ritumye wicara aha, ritumye muma gatuti, ritumye runkura Karangazi, urwo rukundo. Haleluya. Turongera dusome Yohana 13 umurongo wa 34 n'uwa 35. Turasoreza mu Befeso 5 umurongo wa 25. Ibindi byanditswe Umwuka Wera ari bume, ndabivuga birimo hano, birunganira biri hano. Haleluya. Hanyuma rero katwandika izi ngingo, hanyuma nangera dusome. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'urukundo. Umusomyi mwiza nabanza dusomera ijambo ry'Imana ry'urukundo. Hahandi navuze umuntu urangurura asoma, fayireka bakwakireho, hano twazindutse kabakwakireho imbaraga z'urukundo. Tugiye kureba uru rukundo, tureba umugabo w'Imana, intumwa y'Imana yaruriye ikarurya, ikarugira ubuzima, ikarusiga ni amatorero yose. Ngaho soma mukobwa wanjye. Abakorinto igice cya 13 murongo wa 2. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo, bampindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana. Mukurikirane, ndaza kubabaza nabayeho umwarimu imyaka 10. Urukundo rurihangana. Urukundo rurihangana. Rukagira neza. Urukundo rugira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntago rugira ishyari. Urukundo ntirwirarira. Urwo rukundo ntago rujya rwirarira. Ntirwihimbaza. Ntago rujya rwihimbaza. Ntirukora ibiteye isoni. Ntago rujya rukora ibiteye isoni. Ntirushaka ibyarwo. Ntago rujya rushaka ibyarwo. Ntiruhutiraho. Ntago ruhutiraho. Rutekereza ikibi ku bantu. Ntago rujya rutekereza ikibi ku bantu. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ntago rujya rwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ahubwo uru rukundo rwishimira ukuri. Rubabarira byose. Rubabarira byose. Rwizera byose. Umva ubwo buntu ukuntu buza. Rwiringira byose. Rubabarira byose.
ongeraho kandi rubabarira byose, kubabarira byose, kwizera byose, kwizera byose, kwiringira byose, kwiringira byose, kwihanganira byose, kwihanganira byose. itegeko rishya. Uwo ninde ubivuze? Baza mugeza ngo uwo ninde ubivuze? Aha, ndabaha itegeko rishya, ndabaha itegeko rishya, bamukundane nk'uko nabakunze, mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana, aba ariko namwe mukundana. ibyo nibyo byose bazabamenyeraho. Ibyo ni iby'itorero. Vuga nimba abagabo torero muvuga ngo karame torero, karame, shyiramo akantu kagira ngo karame, koko uri umunyetorero, torero rya Kristo, karame, karame. Urumva abanyarwanda ni abantu beza, uzi kwitaba karame ni ukurama mpaka iteka ryose. Aha, 3 4. ndabaha itegeko rishya, Ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, mukundane nk'uko nabakunze, aba ariko namwe mukundana, aba ariko namwe mukundana. ibyo nibyo bose bazabamenyeraho. Ibyo byose nibyo bazabamenyeraho, ko muri abigishwa banjye, ko muri abigishwa banjye. Ibyo Nimukundana. nibyo bazamenyeraho itorero, nimukundana. Icyo nicyo kirangantego cy'itorero wambaye mu ijosi. Dufite protokolo buri gihe ku itorero, naha nabibonye baba bambaye iki? Baji zerekana akazi bagira bati. Ikintu kiranga itorero Kristo yameneye amaraso, ikirangantego cyacu, ikadi yacu ni urukundo. Ni bande bumva ko tubyemeranyaho? Ndababwiza ibindi bibyuririraho. Komeza mwana wanjye. Ni ryarangiye? yego. Abefeso 5:25. bagabo, None mvuga ngo abagabo murebe uko bandeba muhame hamwe se. Bagabo abitangiriye amatama, jewe sinarizi ko mu rusengero umuntu yicaramo agashoberwa. Uko ni ukuri. Je nicara mu rusengero, wari wabone yuri imbere ya data, mba numva ndi komfate, mba numva shyuha, mba numva ryoryo utuntu, mba numva wari wabona kane yo kabonye papa wako karamwurira, karamukorakora, karamuhutubizo, karamusomagura. Aha niho tuba twaje gusabanira na papa. Dero jewe kumera nkaho byacitse, mbese mu rugo niho tuvana, niho tuba turi twigunze. Ariko hano umwihariko wo kuramya Imana no guhimbaza, aha niho bya bindi byakuhetamishije ibitugu uza wareba bahimbaza baseka banezera, nawe umutwaro wawe ukagwa hasi. haleluya, 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 haleluya. Noneho bagabo mwitabe ngo karame. Bagabo bene data, ntabwo nje kwigisha iby'abagore n'abagabo, ariko ngiye gushimangiramo hari ingingo irimo y'urukundo. Soma mukobwa wanjye. bagabo, mukunda abagore banyu, mukunde. Ako baga muracyabakunda, no mwicaranye nabo, reba ukuntu mwirobanuye. Yawe nagashya. Yesu ashimwe. amen. Bagabo mukunde abagore banyu. Cyokora mu rusengero mugenzi tuba twanga gukomeretsa n'abandi. Nibyo se? Ubu nicaranye n'uwanjye habaho bavuze ngo rirugira ishyari. Ubu nicaranye n'umugabo wanjye, ubwo kandi wagira ishyari? Oya, nimutekereze turi mu itorero. Rukundo. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero, nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Baroko urwo si urukundo? Nk'uko Kristo yakunze itorero akagira ati akaryitangira, yarusutsamo imbaraga. Kanguremo rinete, nendaga gusoma. Bagabo, ariko ubu nimundebye neza, yongera gutya n'uwayicaga ijisho asinzira arakanguka. Je nta muntu wasinzirana kiretse uriho abazimu nazi ko bangana. Hari abantu basinzira mu ijambo ukareba arimo araguhema agira cyo. Ngibaza ubwo kweri izo mbaraga akajya cyo. Ubu
ubuse koko uzanagurirana no mu bitotsi tuzabivamo. Yesu ashimwe. Amen. Ubundi iyo uri umwigisha wigisha uzana utuntu dufasha abantu kandi tuzima. Rero ninkubwira ibyo mba nashaka ko umwanza kwiba. Nuko nukuri buri umwanza akunda kwicara mu ijambo. Ni bande bemera ko ari ukuri? Akunda kwiba ijambo mu mitima y'abantu. Uzarebe hariya aho babibye imbuto. Yesu avuga umugani akunda kugira gutya kwiba icyakabaye cyo kugirira umumaro. Aha niho yibira. Nimugire ngo naba hari. Ni umwuka kandi n'Imana ni umwuka. Biba bicimbiranye rero sasa. Kimwe giba gishaka kubona icyaco n'ikindi gishaka kubona icyaco. Ariko ni muhumure itorero rirakavarinze riratwikiriye. Mwuka wera ari mu kazi. Mwuka wera ari mu kazi. Haleluya. None haravuze ngo bagabo ngo mukunde abagore banyu. Nkuko Kristo yakunze iki? Itorero. Yarangiza kurikunda akagira ati akadyitangira. Ariko uzi gukunda ikintu ukacitangira. Yarabitweretse cyangwa ntago yabitweretse? Kobwa wanje yicarire. Kuri iki gice rero dusomye 13 harimo urukundo. Ingingo nanditse munenye ariko ni nyinshi ku rukundo ni wanazibara nizanarenga igihumbi zirarurenga. Nanditsemo ngo ni rwihimbaza. Ingingo ya mbere urukundo ni rwigira rute? Ntago ari ikintu kiba muri wowe ngo kigira ubwibone kikora ukuntu. Ni urukundo ni ikintu kiba mu muntu. Reka mbabwira urukundo ntago ruba hejuru, ruba imbere mu muntu. Ruba ni umwuka, ruba mu muntu uriya mwuka narwo ni umwuka wavuye kuri data. Ni ikintu kisetinze mu muntu avukana. Murumva ko ruvukana? Umwana aba ari mu nda ya nyina agakiniramo. Ni bande bemera ko umwana akinira mu nda ya nyina? Agakiniramo na nyina atazi uwatwite. Iki gihe dusigaye tubamenya. Ariko urukundo iyo ruri mu nda rukiniramo. Umwana akiniramo, akinira mu nda ya nyina akikunda akageza amezi 9 yikunda. Murabyemera? Muzi urukundo kubera iki rukinira mu nda. N'uyu munsi ntago ari ikintu nakubwira ngo kiri ku meza kiragaragara, ariko kiri mu buryo bwo mu mwuka. Rero umuntu ukunda ntago rwihimbaza. Cya kabiri ni rukora ibiteye isoni. Mwari muzi ko ari urukundo rukora ibiteye isoni? Ni bande bazi ko ruhari narwo? Rurahari. Buriya ruba ari urukundo umuntu yavukanye rw'umugisha, ariko wowe nyina rwo akarukoresha ibiteye iki? Ubundi urukundo ntago rukora ibiteye isoni, ariko ruterwa na nyirarwo buryo agize ati ibyo rukoresheje, ibyo rujyanyemo. Haleluya. Icya gatatu ni rwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ngo nubona mwene so yagiye mu ntege nke utangira kuza gutanga amakuru. Ahubwo iyo mwene so agize ikibazo ubabarana. Yakwishima mukagira mute? Yaba ababaye mukagira mute? Yaba ashaka ko umuherekeza ukagira ute? Ntago rwishimira. Ndabisobanuraho usoza. Iya kane urukundo ni rushira. Ari rwo nababwiye. Ntago rujya rusimburwa. Urukundo ni rusimburwa pe. Nubwo uzagenda ahantu reka mbabwire mu migani mubwiriza yandika ariya mu ndirimbo yagaragaje urukundo mw'abantu. Koko niba ari umugabo winjoyinze mu rukundo vuga ngo yarabikoze. Ariko kubera ko yaruyobeje aho rutakabaye rujya arangije aravuga ngo byose ni iki? Y'urukundo rutarimo Imana ruba rukubereye iki? Impfabusha. Rero ni rushira, ni rusimburwa n'ikindi kintu. Ntago rujya rusimburwa n'ikindi kintu. Nubwo turusimbura ariko urukundo ni rujya rusimburwa. Tuvuga ngo Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu aravuze ngo ngira itegeko rishya mbahaye. Nukuri ni ngira itegeko rishya. Uzi itegeko? Ubundi umuntu yica itegeko agahana. Wari uzi ko uru rukundo dufite ibihano imbere?
wari uzi ko hari ibihano biri mu rukundo? Uzi manda nivuga Bibiliya iravuga ngo twese tuzisobanura tuzi imbere ye, ngo maze tuvuga ngo ntabwo uzi ko nahanuraga mu izina ryawe, ntabwo uzi mu bantu babwirije nk'uko ubu ndimo kwikora imbere yanyu ariko ingoma bihumbi, ntabwo uzi ko nafataga mikoro nkaririmba ngo Yesu azagira atya ngakureba kubwira ati wowe warabikoraga ariko ntabwo umutima wari umunsi. Yavuze ngo nubwo navuga indimi nkiza, natekereje ku rukundo rw'Imana. Uzi kuvuga indimi ukageraho uvuga nk'iz'abamarayika, urumva pastor? Indimi z'abamarayika imagine, ariko utagira iki, uzi kubona. Ariko mana naratangaye. Mureke tuharanire urukundo, kambabwira urukundo rero. Jewe itorero ryose rigizwe n'urukundo. Yesu yagiye ku musaraba kubw'urukundo, aravuze ngo dore uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye ifata umwana wayo umwe w'ikinege imutanga mu isi kugira ngo abari mu isi babone ubugingo batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo bugira buti buhoraho. Amaze gutanga uyu mwana yisize ubusa. Umwana aje mu isi nawe kambabwira aka gakiza dufite, bwira mujaza ngo ni keza we, vuga ngo ni keza we, kari mu buzima ariko turababaye, kamvuga ngo karababaza we, ariko wabisubiyemo, tugakeneyemo we, tukaririyemo we, tukambariyemo ubusa we, tukagiriyemo imyenda we, tukagiriyemo ibibazo we, tugahuriyemo n'ingo zisenyutse we, tugapfakariyemo we, tugapfushirijemo we, tukaboneyemo ingorane we. Ukinzanye ibi, hari aho ureba Yesu mu rukundo rwe atangiye ivugabutumwa, hari aho ureba yari ari aho gusa ari mu kazi, urukundo rwamutwaye akiri kwasi, avutse ari kwasi abazana na se. Umva kubaza yewe umuntu yewe Yesu ajya mu kazi ko kubaza kwa Yosefu, ibitararangira abavuye mu kubaza, imyaka 12 abayinjiye mu rusengero i Yerusalemu, abatangiye guhangana n'abafarisayo bari mu rusengero. Murumva ko kantu baravuga ngo akakana nakandaka, akakagahanga nako kwandaka, bati se sako kwa Yosefu umwe umva aho hana komoka, none ubwo biraryoshye. Uzivuka rye yavukiye heza, ngo bari ku gikumba bari maso, aho niho umwana yavukiye. Ndena umbwira urugendo rwatuma uvuga ngo jewe ndiraye, reka nikorere, reka nduhukeho, reka mabwire turi mu bwato bwabanjijwemo abandi, turimo turatwara ubwato bwabanjijemo iki. Ariko reka mbabwira aka kantu, narebye imbaraga Pawulo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntago yongeye kureba inyuma. Yahise amenya urukundo rwa Kristo, amenya uwo avuganye nawe, amenya ijwi. Yesu amubwiye ngo undenganyirize iki, kuki utoteza itorero ryanjye. Yakiriye Yesu amaze kumenya agaciro k'umwami, yabyinjiyemo neza. Bazamugeza ngo ubyinjiyemo ute? Uru rukundo ruri mu Bakorino ba mbere batangiranye. Abakorino ba mbere bakoze agashya, itorero rya mbere ryakoze agashya, ryiremye ibice rirangana, baba abakristo gito, birema ibice, bishakira ibyabo, ntibakundana. Kandi Pawulo abereka umurunga w'urukundo, ariko bituma ni urwandiko rwa kabiri arwandika ruza gusimbura urwa mbere. Urwa mbere rwari rwakoze abantu ba mbere, abakristo ba mbere, bamaze kwisubiramo yandika urwa kabiri ashima. Yesu ashimwe. Naje kubahumuriza, nanjye nihumuriza. Karangazi turasenga, ryabega turasenga, ariko reka mbabwira aka kantu. Mwuka wera yambwiye ngo genda ubabwire igihe kirageze kandi kirasohoye. Abantu bose barandamya, abantu barimo kumpamagara, abantu barimo kumbwira, abantu barimo kunshaka, ariko imitima yabo iri kure.
genda ubabwira ngo bagumane umutima wanjye n'abakunzi, ejo batazabura ubugingo, ejo batazacirwaho iteka, bahamane urukundo, kuko urukundo ruratwikira. Kambabwire, uzi ko urukundo rugukundisha umwanzi wawe? Uzi ko urukundo rugenda rukagukundisha umuntu utakabaye ukunda? Uzi ko urukundo rugenda rukaguhuza n'umuntu wari uzi ko mutazapfa muhuye? Wari uzi ko urukundo rw'Imana rurihariye? Bakundwa, mureke dukundane, mureke dukundane. Urukundo ruva ku Mana. Naje hano kubera mutona amamagara abibwira pastor arabikunda aranyakira. Naje hano kubwo urukundo. Kambabwire ikindi kintu cy'urukundo. Wabonye urukundo, imbaraga z'urukundo zikura umukobwa iwabo, umuhungu adafite n'akagari, bagahurira mu nzira cyangwa ahantu bahuriye, akamubwira atari kureba neza sha, atureba nk'inyana, atureba neza pe. Urukundo rurimo imbaraga utashobora. Agasiga iwabo inka zigwiriki agasiga iwabo ibyo kurya byuzuye, amata hari, umva nyina mutekereza oya yiga neza, afite masters, afite degree, ariko urukundo rukamuhuza n'umuntu udafite byose. Vuga ngo rufite imbaraga. Akajya kunywa amazi, akajya kunywa mukaru atakayinyoye. Urwo si urukundo? Uzi urukundo rutuma wicara muri iyi nzu y'Imana ukemera kuba ku karago ukagapfiraho, ariko nyuma bikazasobanuka. Yesu ashimwe. Uzi ko bijya bivamo ibintu? Vuga urukundo. Uzi ko rujya rubyara? Uzi ko rujya ruvamo ibintu? Yesu ashimwe cyane. Urukundo ni ingenzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Uzi ko rugira imbuto? Mu Bagalatiya 5:19 wahansomeye vuba ko nkorema agakino gato nsoze. Ndashaka abantu 9 bahagarara b'imbaraga. 9 barahari? Muze bana banje, abagore bazemo, abagabo, nta kibazo. Ako bukoko ubigena bigishije urukundo mwarwakiriye, mwaretse kunsiga jenyene tukigana. Bibiliya avuga ngo yabahamagaye niyo kwizera no kubikora izagira ite? Mureke ibikore nanone. Turuzi 9. 9 kiruzuye. Aba bantu murabareba, abinyuma murabareba. Agiye kudusomera. Burya rero urukundo imbaraga zarwo rurabyara, rugira imbuto. Ubwo rwarwo nta kirusimbura, siko twavuze? Ngwino. Nta kirusimbura. Uyu reka tumugira urukundo nyirizina. Uru rero uru rukundo n'imbaraga zarwo rugiye kubyara, rugira imbuto. Ni bande bemera ko rugira imbuto? Imbuto ya mbere ni iyihe kobwa? Uyu nguyu abaye urukundo. Haje undi wa 10, uyu kabaye urukundo, katuvugwita Imana data yatubyaye. Ubwaryo akoze arimo Yesu, arimo Imana. Ruruzuye. Noneho rero urukundo rugira ruta? Rurihangana. Fataho. Aha. Ongera. Abagalatiya 5:19. Dore imirimo ya kamere iragaragara. 22. Ariko yari imbuto z'umwuka. Yego. Ni urukundo. Fataho. Fata ku rukundo. Ni ibyishimo. Byishimo afashe kuki? Ni amahoro. Mahoro afashe kuki? Fataho nawe hano. No kwihangana. Kwihangana nawe araza agira ate? Fataho ushaka. Vayo buri muntu kugira neza nawe akizate. Nawe nafateho. N'ingeso nziza. N'ingeso nziza. No gukiranuka. Ni ugukiranuka. No kugwa neza. No kugwa neza. No kwirinda. No kwirinda.
uwo bise gukiranuka n'uwuhe? Reka uyita umugira gukiranuka. Kwirinda, habuze kwirinda, wavuye Yesu ukahuza. Buriya inzu yose igira inkingi ziyifashe. Buriya gukiranuka niko gufashe inkingi yo hagati. Mwabiroye fataho. Hanyuma inkingi ya nyuma niyo kwirinda. Itorero ridafite kwirinda umwanzi aritobanga uko ashaka. N'ibicari birinjira, n'imbeba zirinjira, n'ubucurama burinjira, usanga itorero bavuga ngo kiriya gitorero. Kubera iki? Iyo hatarizi itorero ridafite kwirinda nirigira kwihangana. Kuzi kubaho k'umurokore n'ukwihangana Imana nkorera. Iyo ubu yihanganiye ibigeragezo ariko arushaho gukunda Imana. Kambabwira urukundo ni ikintu gikomeye. Ariko noneho reba gashya. Reba itorero ry'uyu munsi. Tuza twese turira dushaka data ari we rukundo. Yesu yaravuze ngo jewe na data turi umwe. Bazi itorero ngo wowe uri umwe nande? Jewe na data turi umwe. Bakoreraga mu bumwe. Mwuka wera akaza agakavaringa izi mbuto kazijya hejuru. Niwe utubungabungira ubuzima. Ibi byose biri mu mutima w'umuntu. Nimubarebe bihindura bibiya imbuto muri wowe. Imbuto yo kwihangana, yo kwirinda, ingeso nziza. Mwabivuze agakecuru kanje. Ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, no kwirinda. Noneho dore ibintu biteye uyu munsi iminsi ya nyuma. Mwuka wera yambwiye ngo abantu basigaranye. Vayo urebe. Reka dukuremo urukundo. Abantu basigaye yabasenga urukundo rwaragize rute. Kandi iyo urukundo rwagiye hano hari undi uhaparika. Vuga ngo shari yagize ate. Shari yahageze, bwibone yagize ate. Kandi wahagerana imbaraga no kwikunda kwinshi. Kubera iki? Ibi byose umuntu arabikora. No hanze mu bapagani barabikora. Abapagani bafite ingeso nziza baroko. Tuvugisha ukuri. Igira hano. Abapagani nukuri kambabwire bajya bagira kwihanganira abagore babo n'abana babo. Bajya bagira kwihanganira ubuyobozi. Ariko mu rugo rugasibana, ariko bambi barihangana. Uyu ni uyu. Ababureba hari ingo z'abantu batarakebwa, batararokoka, ariko agakundana n'umugore we n'abana be. Murabizi bavuga abajyanama mu kagari bariya bakuri y'iki hari. Katurebe. Mwavuze nabake bake. Aba baburanira abandi. Abuzi. Bati bagenze. Twebwe mu mudugudu dufite inyangamugayo. Nukuri korotirita. Di inyangamugayo. Ariko wibuke narabatizwa, narakebwa, narakira Yesu. Ibi biroroshye. Vuga ngo araje. Uyu nguyu ninde? Kugira neza. Ninde utanga nk'abapagani? Umuntu utanga imodoka, umuntu agatanga akazi, umuntu akaguhera mwana akaza ari umusiramu, uri umurokore. Umwana wawe w'umukristo akigira ku kigo cy'abasiramu. Ibyo barya byose imiceri n'ibyatongerewe nawe akaryaho. Nawe agira neza. Uyu ninde? Ninde wari wabona abapagani bagenda? Niba hari abantu baseka bakamarayo nabo bagira bati. Baraseka, baranaseka na muzitsi ukagira ute. Barakundana, bagasangira, umuhehe ukaba umwe, bakagurirana inzoga, ni nabo babisigaranye. Nabo babise. Ndabatera umwanya.
ngiye gusoza Imana nkorera ntakakonyene gaheruka manye iki gihe ni .com. Uyu ninde Mahoro. None se nawe muturanye wifite amahoro ari nawe ugisha inama uri umukristo? Nawe wagize kandi ataba mu rusengera ariko wagize inshuti ari nawe ubwira ibibazo by'urugo rwawe? Nivuga gutya bitekerezaho, genda kuri uwo mudugudu. Nawe ubwira akaguherekeza usize abarokore musengana, kajya kuguhembera abana, akajya muri pata y'abana bawe, akaza mu kirori, kandi uwo muturanye wanze kumuhamagara kandi musengana. Igira hano nabo barabikora. Zose nziza nitwazivuze. None se kambabazi, ni iki kintu muri iyi si wavuga ngo abandi nibagikora? Nabo n'abatarakebwa abapagani babikora, bagira ingeso nziza. Uriya mugabo ni ifura, uriya mugabo ni ifura, aritonda, yitwara neza, ni inyangamugayo. Ariko umenye Imana nivuga ntago azahaboneka. Ariko tubaha ubuhamya ugasanga n'imitima yacu nihigizite. Bambe nabo barabikora. None se umuntu washoboye kugira ingeso nziza, umuntu washoboye kubinyangamugayo, noneho gukiranuka we ntiyabikora? Data byamugora musho. Uyu hari ibyo akiranukamo. Umwana wanjye aramukamira nabuze amata. Abaturanyi benshi bafasha abantu baturanye, muzi ko bakira cyane kuturusha. Imana yaragiye kubera ko twimuye uriya, iragenda ifata aba bantu ibibashoramo, koko igihe nikigera nibo bazakira agakiza nyuma. Twarabitaye barabitoragura, ubu nibo babikoresha mu buryo bwabo cyane, ariko igihe nikigera bazavuga ngo Mana turaje. Yajya gusamba arashya umugeri ati mumamagarire pastor William azasengere, kigira mu ijuru nk'inyirira hatari ko kajyayo, kandi wowe wabyiriwemo wapi? Kubera iki? Yakoresheje imbuto yakabaye yuriya ayikoresha mu isi, nubwo atarabizi yiga gukiranukirayo. Nabo bariya babikora neza. Hasigaye nde mwana wanjye? None mbabaze, nabo muturanye mutaranduranya? Nabo muturanye mutaranduranya kandi badakebwa mudasengana muturanye neza? Data niba hari muzehe wanjye barahari nk'umurokore, birinze n'abana be bakagira umuco, n'umugore we akagira umuco, n'abana be bakagira umuco, na famille yose ikagira umuco. Ugasanga abantu baravuga ngo kwa Petero uzi umugore we, uzi uriya muryango ibyiza ugira, uzi ko ari inyanga, buriya bari Imana ibibibikiye igihe kizagera. Kubera iki? Basimbuye, vuga ngo basimbuye rukundo. Itorero dusigaye turirimba, tugasenga, tukavuza impundu, tugacinya akadiho. Wataha ukima umwana wa mugenzi wawe amata, wataha umwana w'umuturanyi wakamwirukana, nuba wavuga uti kankugurize kandi ntunabikurikirane, yazayabona akayaguha, atayabona ukamubabarira. Ubu uyu munsi amatiku ari mu itorero, uyu munsi amahana ari mu itorero, uyu munsi bikwirema ibice kuri mu itorero, uyu munsi abantu. Reka dusenge Imana, muhaguruke, ni inyigisho irahagije. Vuga ngo twari ibyo, vuga ngo twari ibyo. Fata mugenzi wawe mu kiganza, mubwire ngo uhereye umunsi mbabarira, uhereye umunsi mbabarira ibyo nakoze mu butamenya, nongeye kugarura rukundo mu mutima wanjye. Gira ikintu ubwira Imana uhumirije ku maso yawe, reba ibyo watakaje. Mana Data, Mana y'icyubahiro, Mana y'imbabazi, Mana waremye isi n'ijuru, ducishijwe bugufi izina ryawe rikirwe hejuru. Tubabarire gukiranirwa kose, turacyari mu gakiza, turacyari mu rugendo, dukeneye imbaraga zidukingira, dukeneye imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza, dukeneye imbaraga zidutwikira, dukeneye imbaraga zitubabarira, dukeneye urukundo rw'ukuri, dukeneye urukundo rw'imbabazi,
dukeneye urukundo rufite ibikorwa, urukundo rufite imirimo, urukundo rufite ubuzima, urukundo rutwikira Mana. Tubabarire Mana Data, tubabarire Mwuka Wera, tubabarire Yesu Kristo Umunazareti Data. Turi imbere y'amaso yawe, tubabarire, tubabarire twa gukorwa n'ikimwaro, tubabarire twa guswara, ejo tutazaboneka imbere y'amaso yawe dukozwe n'isoni. Tubabarire Mana, duhe imbaraga z'urukundo, duhe imbaraga z'urukundo Mana, duhe imbaraga zo Mana kurobanura ibishimwa mu bigawa Mana. Tubabarire Yesu, ongera kutwuzuza, twuzuze, 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 twuzuze Yesu, twuzuze, twongera gusigwa. Turagushimiye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mugihagaze, mugihagaze, wowe wumvishe ijambo